uburenganzira bw'akanyafu mu buryo bwo kudisipulina ababanyura imbere, bigatuma rero ndayizi icyo nari ndavuga amagaruke ku kanyafu kwako twize bagakoresha twigisha twaragakoreshaga. Hari abarambye mu mwuga rero bagakumbura. Yes, njyaho ko muri murabyiyumvira rero no kibazo kigaga ku banyeshuri bakwitwa n'abarimu. Iyi ni nama minisitiri yateranye, hanyuma iterana yanzura yuko nta mwarimu uzongera gutunga agatoki umunyeshuri cyangwa uzongera kumukubita, ahubwo reka mbareke mukurikirana ikiganiro cyose, hanyuma ze kuri hano handitse subscribe kandeho sharing video abanyeshuri bose kugira nabo bamenye iyi nkuru nziza yo kudakwitikwa n'abarimu. Hanyuma reka mbihorere mukurikirane video yose, muraza kumbwa ibitekerezo byanyu byinshi muri komenti, ndabikeneye shaka kumva koko niba iki kintu bakoze gikwiye cyangwa kidakwiye. icyo waruvuze ati ku isura rya mwarimu nibyo koko nk'ibyo waruvuze uti kera mwarimu cyari ikintu gikomeye cyane. Iyo uvuga ngo iri nka title, umuntu yavuga ati hariya ni kwa mwarimu, ruriya rugo ni rwa mwarimu, ahubwo ugasanga ugiye no kuhanyura ukabanza kureba niba wanashokoje ku bafite imisatsi, kuko ugiye kunyura kwa mwarimu. Ariko isura ya mwarimu ntabwo ari umuntu uyimuha, ni uyiha. Iyo unatekereje icyo gihe mwarimu yabaga n'ukuntu yitwaye n'ukuntu yifashe waramubona ukabona nyine ari mwarimu, ukabona ari mwarimu akaba ari umubyeyi, ashobora gucyaha abana afata ibyo mukora ni biki ngo mwabambuye uburenganzira bw'akanyafu mu buryo bwo kudisipulina ababanyura imbere, bigatuma rero ndayizi icyo nari ndavuga amagaruke ku kanyafu, bigatuma nkeka ko nk'abarimu babandi bakora neza bashaka ko umwuga utera imbere, iyo tubonye babarimu bandi bakora nabi dukwiye kuba disipulina, atari umunyafu ariko kuvuga uti ibyo ntabwo bikwiriye, ntabwo ari byo, ntabwo biteza umwuga wacu imbere rwose. Wisubireho. Ari umwarimu utaza ku ishuri, ari umwarimu wigisha nabi cyangwa se ukabona atitaye ku bana, wamwegera ukanavugana na director ko ati ibi ntabwo ari byo muri discussion, kuko nta wundi uzabikora ibyo ngibyo, ni mwarimu ubikora, ni umukuru w'ishuri, kugira ngo aho ngaho accountability ihere ku ishuri. Accountability ihere ku ishuri, kuko iyo accountability ihereye ku ishuri biroroha no kugira ngo n'abandi baza bongeraho, ariko idahari ntahandi izava. Rero tugomba kugira ngo abarimu ubwabo nibo bagomba gutangira kwiha agaciro kugira ngo n'abandi bakabahe. So rwose ndagira ngo dufatanyije birashoboka rwose, kuko ntawe utanyura imbere ya mwarimu, ntawe udafite umwana, ufite umwana anyura imbere ya mwarimu, umwana we anyura. Rwose n'umwuga ugomba kugira agaciro kandi twese tugomba gushyigikira, ariko nyiri umwuga nyine agomba gufata iya mbere kugira ngo ibyo bigereho. Ngarutse ku kanyafu wavugaga, akanyafu ntabwo aricyo gisubizo, ntabwo guhora umuntu ahondahonda ariko byagenda. Ndavuga ni iyo urebye ku munsi, nawe bwana Barore, umunsi wawe kuva saa moya utangiye ukageza saa moya nijoro, abantu uhura nabo bagakora ikintu ukumva bari bakwiye akanyafu ni bangahe? barenze umwe. None
none se tuzajye twese dutwara utunyafu, umuntu wese agenda kubita uwahuye nawe utakoze ibyo, igihugu kizaba igihugu cy'iminyafu. Ntabwo bishoboka. Rero ni ukuvuga ngo tugomba kureba uburyo dukemura ibibazo bitanyuze mu tunyafu, kandi birashoboka kuko uwo muco w'utunyafu, ko ibintu byose bigomba kunyura mu tunyafu, mu mangumi, ntabwo bishoboka. Ntabwo ari ibintu umuntu yakubakiraho rwose. Umwarimu watekereza ko ikibamfasha ari akanyafu abicikeho kuri akanyafu gatinzweho. Sinzi aho nabonaga ku mbuga nkoranyambaga barimo kubaza bati se mwarimu ni pedagoji, muri pedagoji akanyafu kaba mu bundi ko hari ibintu abantu bizaniye bijyanye n'aho ibihe byari bigeze. Mwarimu konsore kabagamo, muri pedagoji kabamo, ni ibintu abantu bihimbiye. Rero ubwo rero nta mpamvu yo kukishyuza, kubera ko ubwo mu masomo ajyanye n'imyigishirize mwarimu ahabwa afite ubundi buryo agorora umwana hatajemo ibinyafu. Ariko buriya mwarimu wabyize akanabikora igihe kirekire, Cleophas Barore, wabonaga ko nawe ashobora kuba ari mu bakemera uburyo agatinzeho umenya ashobora kuba yaragakoresheje. Ariko abantu nyine bize muri iyo myaka, nanjye ndimo, nyuma bakaza kwigisha, ko twize bagakoresha, twigisha twaragakoreshaga. Hari abarambye mu mwuga rero bagakumbura bakumva kakora, kareba umwana akavuga ati nubwo na konsora arimo kutubwira ko muri pedagoji nta karimo, ariko simpamya ko mu myaka 20 amaze atagakoresheje. Ndabona twemerera ko yagakoresheje kugeza igihe habonetse umurongo mushya. Karakoraga kandi, ariko ubwo buryo bundi bwo kugorora no gutanga ibihano bigamije gukebura umwana, nabwo nyine ubwo nibwo bwemewe, kandi ni ibintu biba byarakorewe ubushakashatsi. Kwereke hari indi mpano afite, murumva ni dogiteri, ni mwarimu, ni umuyobozi wa REB, ariko rwose kuri morale naho ntabwo ahagaze nabi. Dr. Nelson Dorimari mu karere ka Bugesera. Iyi ni inzu rwose igurishwa ku giciro gito cyane. Nawe niba ushaka kutugana ukaba ushaka kwigurira inzu mu karere ka Bugesera, hano mu murenge wa Mayange, akagari ni Akambyo, ukihagera jya uhamagara kuri izi nimero ngiye kukubwira, kugira ngo utazayicikwa n'umutungo umeze neza, ahantu harambuye cyangwa ikizwi nka Plateau Mountain. Iyi ni inzu ya kadasiteri imeze neza, ifite ikibanza cya 25/30. Iyi ni inzu imeze neza, abaturanyi muri kubabona. Hanyuma rero hamagara kuri 0729119832 kugira ngo utaza gucikanwa n'aya mahirwe. Iyi nzu nigucike ni yawe ku mafaranga make cyane ufite. Waduhamagara tukakugezaho iyi nzu, ukaza ukayisura, kugira ngo umenye yuko ari inzu imeze neza, ifite amakaro meza, ikaba ifite salo nziza, ikaba ifite parafo nziza. Ni inzu rwose udakwiye gucikwa. Hanyuma rero hamagara izo nimero 0729119832 tukugezeho iyi nzu, nawe wayisura, hanyuma tuvugane ku mafaranga make cyane wifitiye, hano mu karere ka Bugesera, ahantu hatari imisozi, ahantu harambuye heza cyane. Ndagushimiye, hamagara nonaha.